ntabwo ndi shobuja yampaye nka data ntabwo ndi shobuja kapushe nyo nabageri ntabwo ndi shobuja uramfata amakoti ingere yimbwa uramfata amakoti gahambe gapusha ubwana urwajundi kobe uramfata amakoti wewe uramfata amakoti aba baby man baratuvumbuye basigaye babibona ko nyine turababeshya Yesu imbo wakunze icyana genda ukibwire ngewe nagukunze ndashaka ko twicukurira abasake Yesu we indaya mbaya I love you I will do this for you gasanga ibyo ugiye umwemerera nago bimuhaye mwemerera ikintu kimwe ko mwacukura abasake bitwaye iki ugenda ubwira umu baby ndashaka ko dupyasurana Pyasu. Ibyo bintu nibyo byonyine ushaka ko ngukorera kugira ngo ugende wishimye nk'umuntu twakoranye ikiganiro Yesu we reka mbigukorere indaya mbaya abasaza ari Kigali urumva bari kurongora abakobwa bangana n'abana babo Yesu bari kuzana za keshi za kera bakazihereza bya byana bigahita bibona ko twebwe nta gaciro dufite ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari abaviye mutubabarire urumva mushaka abakecuru urumva mubegere urumva muturekera abana uri kiwerewe noneho imagine Slay Queen arimo gushima Imana haleluya Yesu shimwe cyane haleluya ndashima Imana ngira ngo murabyibuka ubushize ubwo nashimaga Imana hano nafite followers 10k so now it's 100k mwimera icyubahiro abagabo barankunda bama iPhone ibyo mbakora ntabwo nabivugira hano ariko ndashima Imana najyayo mbonye uko mugeraho sinazuyasa najyayo gusugukumbura ningo gusara ikipe yitwa Chelsea Football Club. Iyi kipe rero mureba nayo mu kirangantego cyayo igiramo umudayimoni w'umururu icyo bita the Blues. Manchester kagira Red Devil umudayimoni w'umutuku. Dr. bimeze bite? Sawa. Ngiye naho hari kiraka mfite cyo gukuramo umukobwa inda muri weekend unakira gushaka ibikoresho. Yesu! Umugabo jondo wamaye kiraka cyo kumuterera umugore w'inda. None bari kumamagara baneze ngaro Uganda ntabwo yafashe. Baba we, hari kwa kangahe? Ari kuwa kane. Baba inde mu mibyizi ntigifata. Hari urasiramesha? Oya ntabwo nsiramuye. Umuganga urasiramuye abaho. Okay, nitwa Usanase Aline maze imyaka 19 ngeze ku isi ariko natangiye kurongorana mfite imyaka 17. Yesu we ariko mu buzima nta muhungu cyangwa umugabo igitsina gabo cyose kirandongora ngo ndangize indaya mbaya umuntu uzifuza kuba yandongora agatuma narangiza nzamuha amafaranga yose ashaka nawe wumva uri mwiza cyane rwose urumva imodoka ziragongana mamoto agahagarara ndumva ndi mwiza cyane uyu muntu wamukunze muri kubikoresha kunyara byibuzo uteranyije kuba wanyara nka litiro zinga uvuze ati ngeja nago nabimenya gusa nyine nshobora gukomeza paka arangije Yesu abagande ubarundi n'abanyarwanda uwo mwarya manye kavuga ati sha uyu nguyu yarampamije natashye nabasha kugenda no mu cyegihugu umugande ni umugande yego mwakoze nk'igihe kingana gute amasaha 2 ataguha umwanya wo guhumeka yego indaya mbaya kugenda mu muhanda uba witwaje iki kugira batazaguhohotera atazagira ntabwo ngenda imbokoboko aha sugendana iki mu rwego rwo kwirindira umutekano n'ikiba wizeye uramutse ubuse gato wumva kwirwanaho byo kumbwira ngo uri bonsa nge nahita nkubaga Bunyogo yarambwiye ngo nago yakoresha umuntu w'umushazi ngo ndiye ngo muri dushe ngo koga kandi ngiye naravuga ati amazi nayabuze ahita afungwa heza hano yakanze
ngira ngo ni inuba inyariye mu mutwe uretse so kana na Maria Dome nambaye kandi igitego mayamo gukaraga inyama nawe kubitaza ari rukanga yinjira mu cyumba aragati nagutumye isafuriya ujya gutera ikintu cya tubarete ya kumunyongera Yesu ciao Jesak sakara abantu bumva saka ariko ntibamenye ibyo ari byo kumusisa mwigeze mubana cyane guzemo ntago twigeze tubana se twarakundanyera byari iby'agahezo nyine tukwakunda ubushaka kwereka abantu ko ufite umukunzi kugira ngo bakumenyera ariko ntago rwose nigeze nkundanaho nawe byari agahezo nyine naramuhezaga Yesu usundi urabona twakundana umuntu angeraha nahoraga nunamye gutya ntabwo ariko bishobora namubwira ngo wansomye byagiraga gutya nanjye nkamanuka amavuta uzasenge cyane uzamuka iyo misozi ariko nushaka amafaranga nushaka usenga amasengesho make wongere discipline Yesu ikibazo cy'abakene babana n'abakene barabyawe n'abakene bakigana n'abakene bagasangira n'abakene bakajya muri restaurant z'abakene bagasura n'abakene bakanaba muri groupe de prière z'abakene ubwo urumva zakira gute iyo ubanye n'abakene ubu mukene hari ikibazo nshaka kukubaza hanyuma unsubize sibyo mwana wa baza nta kibazo hari umuntu wiyahuye yego mwana oya mukuru ni umuntu mukuru ufite nk'imyaka nka 45 ntabwo nafite uducucu urashaka iki mbwira Marita aze hano mubwire ngese ndi umunwa wawe gusa ibyo nkubwiye n'ibyo nsubije bihuriye he nose misi urabona hano hari umuhanda w'ibibazo uri kumbaza ako akane bite kugira ivogonye urambaza iki se n'ukuntu mu kanya umaze kumbwira ngo nkuve imbere gamba barira basi ongera utimaga wa mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagukurimira na mbere narire nakojeje wira nabi kuzeranya ko bitazongera habe na gato yari yatwaye umuntu udafite ibyangombwa kandi wari uri kumusengera ngo bamufungure nta nyine nyagasani yavuze ngo yego nabavuga oya nyine ndimo ngo the just say yes ibintu yes yavuze nabavuga ngo oya weni the just say yes the just say yes nobody some tables the just say yes nobody some tables mwishyura amafaranga ye mukinga guhereza basi nakunda ngwara yahari naza kunera amabuye kuri moto se yamuhereze telefone yenye n'ucaka ntabwo caka bayijyanye sinzi uzagera kureba papa mwarwara yiba telefone bayijyanye nakunda ngwara yahari muhereze cyaka kureba ugira ikipe ufana je bapfana mukura na aperi mukura na aperi nuwe mukinyi uze muri aperi ni mukura abahanzi mu Rwanda ni bangahe sa abahanzi bayita muhajiri n'usohoye indirimbo nyinshi mbese muhajiri araririmba ukishima ni ukwishima ko nta makuru nari mfite mbega umugore inzobe umubyibuho igikari baba we ni ukugenda umuntu akigumiramo ririya shyamba ndarigurisha wa mwana wese uretse imyaka igira nawe ugira ngo twebwe ntitwabayeho neza mu gihe cyacu twajyaga tubyina twajyaga tugenda kuri platinum za papirusi tukabyina icyo gihe hari yagezweho ba DJ Marino ba Mira twajyaga tubyina ureke zino mbyino zanyu twe twabyinye uzagwaragwara icyo gihe ba Medi ba Beni twarabyinaga twaryaga muri piripiri ndakubwiye ngo najyaga najyaga ntambuka hariya ku Kimihurura traffic zikaba
by'abakobwa b'isi ndabarambiwe ndabarambiwe nyine umugabo ufite imodoka ufite BMW ufite Mercedes Benz n'inzu mbavo nyoko yakoze ubukwe na Sko nta nigara afite none cyane umugabo ufite inzu n'imodoka iwanyu mukodesha imbesire impolique tu sois aha